Muraho neza kandi wongeye kwirirwa. Nitwa Jado Creator. Muri iyi video tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kureba amanota wifashishije SDMS. Tudatinze rero reka tunyarukire kuri website ya NESA niturangiza passing no kuri SDMS. Ikintu uri bukore uraza ku mashini yawe, telefone yawe. Ku bantu mufite telefone nazo muraza kuza kuzikoresha. Murangiza nimujya kuri telefone zanyu cyangwa se ku mashini zanyu, urafungura application yitwa Chrome. Murangiza wandikemo NESA. Link ya mbere ubwo ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite internet nk'uko twayibonye muri video zagiye zitambuka. Ugomba kuba ufite internet, nurangiza uze ukirika ahangaha NESA. Hanyuma nurangiza ukirike kuri exam result. Umara gukirika kuri exam results, nta kindi kiraba gisigaye. Urabona ko hano ni primary and O level, hano hakaba ari advanced level, TTC, TVET and TSS. Twe rero turakirika hano kubera tugiye kurebera abantu bo mu wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo n'ubu ufite index number uraza kuyishyiramo hano, n'ufite national ID urangiza uyishyiramo hariya. Hanyuma nta kindi kiri buze ko gisigaye, uraza gukirika get result. Njye muri iyi video nta muntu nabashije kubona wabashije gukora, ariko process ni iriya. Uraza hano kuri website ya NESA, wongere mbasubiriremo wandike NESA. Hanyuma nurangiza ukirike kuri exam result, tegereze ko ifunguka. Hanyuma nurangiza hano kuri advanced level TTC. Hanyuma nurangiza ushyiremo index number, indangamuntu yawe. Thank you for watching. Gushishikariza gukomeza gukora subscribe kuri channel yanjye Jado Creator aho hasi. Niba utarakandaho, please make sure ko wakoze subscribe. Thank you.